kandi bagiye kuko baranje koko ngubu narizi ko ngiye kuzanira ubusungu kuko bari heko mana yanje koko ukuvuga mu muryango w'abakire naje nakigenda ubu ngubu rero mu bakire ndasanga umukozi garahari none ubu ngubu nta mukozi ntaki ubu koko bigenda minsi biraye ntabwo ndasanga bararimaze kaze nicare bibaze nuko ndebe ko baraza bakansanga hano mu rugo ndebe ko wenda byibura wenda uko ntaba basigaje ewe ntaba basigaje hoda ibisi noneho ni ibiki mwakabyaramo kicana si kiri gusinzirira hano ko wacana wapfiriye mu muryango nk'ifungurira nkajya kureba ko harimo akajumba nk'iriya ubu rukora navuye guhinga wicaye ubu uvuye iyo ruguru hehe na he urukona mvuye wiriko urabunga ariko pa ngo uzajya ibyo kwa bihemu ariko pa umuntu mbaga nzi iyo wiriwe mbaga mpazi ubu si uvuye nzi iyo wiriwe njya ko mvuye guhinga ujya tugafata yabo ugafata isuka wowe ntiwahinga nk'abandi tugasarura nk'abandi ubu njyaga ndasigara inyuma mu nsekera ntihasigara inyuma mu guhinga ibijumba ubu mparaga ndahaye ibijumba nta mirimo afite abantu bahoraga abantu bajyaga bavuga ngo bihemu ngo mbese nasi uzaje uragira iki rero va mu muryango nikingurire va mu muryango nawe urafungura vuba vuba wakira